umupasiteri wavuye mu Rwanda uri muri Canada yahavuye asenya itorero ryiwe yarabujije abakristo b'amahoro arimuka aja gutura muri Canada asiga ataye umugore n'abana batandukanye agereyo ashaka umukobwa wabyaye ataye umugore i Rwanda n'abana ageze yagera arasubira ashinga indi ndowa y'umukobwa wabyaye inshuro zini wabo abyarirwa n'abagabo bane batandukanye nabo wa gatanu wa wundi uvuye gushinga ejo bundi asaba ko bagomba gufunga indowa wakura akamwihorera kuko ntahayabona ngo mwishurirwa ryiwe afite ntahayabona ko uriya buza musezeranya nyine arahari ubwo bukwe ngo buzoba basengera impeta yes reka ngusuhuze kwifuriza igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye kwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga turamukije yewe ko subscribe kuri iyi channel yanyu wagize neza cyane kandi wahisemo neza Imana iguheze umugisha mu byo urimo byose turamukije abantu bari ruguru iwacu aho muherereye hose ndetse n'umuryango wa 23 ese turwaneho turabasuhuje cyane ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zanyu zose murimo turamukije abanyafrika abanyaziya ndetse n'abanyaburayi n'abanyamerika by'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane twihanganishije abantu babuza babo aho muherereye hose mwihangane mukomere Imana itanga ihumure iribahereze ihumure ritangwa n'Imana ribagereho abantu bafite abarwayi mu bitaro namwe turabihanganishije mukomere cyane Imana ibafashe muve kuri ibyo bitanda muriho ndabizi birababaza cyane kandi ndabizi bitisha umutwe turabibutsa ko iminsi 19 z'ukwezi kwa kabiri ari igikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka intwari yacu Rukunda Michel Makanika watabarukanye n'izindi ntwari uriya munsi no kubibuka tubaheza icubahiro amateka yabavugwa ibigwi byabo bivugwa kugira ngo n'abatamuzi babashe kumenya uwo yari we umugabo witangiye ubwoko umugabo wataye umuryango we akemera kuja guharanira kwishira kwizana kwanje nawe no gutwara cyane turabararetse turabinginga iminsi 19 na kane aho iwanya aho bizabera hose uzabyitabire ugende umva amakuru y'intwari ndetse nabo batabarukanye amatangazo yarayo ngayo ibindi byose byo ninga umukunga wari mwiza kandi ndabiza abantu benshi bamwarusha n'akazi rimwe kubera kwirwa mujina nyine hari akantu nabanye kavuga ngo ariko ngo ni gute Imana izabahiza iminsi 6 yo gukora izo mushaka muzereraho muja mukora tuzi muje muri za gahunda zitandukanye ariko ngo ningati mukaza musiba ningati mukaza musiba umunsi umwe muza mwihangana mwigomwe nyabona muze tuje kuvuga imirimo Imana yakoze muri iyo minsi 6 ishize kulala na kuamuka ni neema ya Mungu ibyo ngibyo navyo byari bikwiye ko tubitangariza abakunzi bacu abafana b'uyu muryango mwese ndabakunda cyane kandi turizera ko wa munsi wanyu w'abakundana wagenze neza aho muri indabo twizere ko mwazitanze gusa nje sinazitanze kubera ko sanare mu bihe byiza kubera sinobona umwanya wo gutanga indabo panseka iwacu abantu bari gupfa nokuri intambara iri iwacu ibibazo bihari nuko nguko rero ni muri uru rwego Bibiliya ivuga ngo mwishimane n'abishimye mubabarane n'abababaranye niko kuko iwacu ibibazo bihari Imana yonyine niyo izatanga igisubizo twizere ko abagiye kwiziza iyo minsi byagenze neza n'abataragiye kubera impamvu zo gutekereza iwabo abo ngabo turi kumwe 5 ni ibihe bigoye kandi ni ibihe bibabaje by'umwijima ariko nyine tugomba kubicamo nta kundi niyo nzira afandi yaravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho none rero amatangazo cyangwa se kumenyesha no kuvuga ibintu byari bimaze kakangaye bivugwa cyangwa se bitambutse nibyo ngibyo
reka twimuke rero tuve inangaha muri Afurika cyangwa se muri Kenya twigire mu gihugu ca Canada, ahari inkuru itanshimishije na bukeya. Ni inkuru itari nziza kandi itari nambi cyane. Uko iyo nkuru yacu iteye imeze gutya. Nyirabayazane cyangwa se ubiri inyuma ni umupasiteri wavuye mu Rwanda uri muri Canada, yahavuye asenya itorero ryiwe, yarabujije abakristo b'amahoro, arimuka aja gutura muri Canada, asiga ataye umugore n'abana batandukanye. Agereyo ashaka umukobwa wabyariye iwabo kane, kandi umugabo ni umurevera wabikoze. Abanyakanada muri kunyumva cyane, n'abari mu Rwanda aho yasize akoze ibyo bintu muri kubyumva cyane, mwebwe turagendana gatanu ku kandi. Ashika ibyo ngibyo bibaye, atangira kwinjira mu makanisa bisanzwe, kandi mu by'ukuri yarashingiwe. Umva ahantu isi igeze, umurevera ataye umugore Rwanda n'abana, ageze iyo agera arasubira ashinga indi ndoa y'umukobwa wabyaye inshuro zine iwabo, abyarirwa n'abagabo bane batandukanye, nabo wa gatanu bafunga indoa. Cyo si igitangaza, ni amahitamo yiwe, reka tuyamwubahire. Ibyo ngibyo bibaye rero, ni umudamu wo muri Canada hariya muri uriya muhana w'iwanyu, aho aheruka mu Rwanda gushingira umwana we w'umukobwa. Ni umudamu ufite umukwe, urumva ni umudamu utari mutoya. Kurya washingiye ga uba wabaye umuntu mukuru cyane, no gushaka yewe ubabaye umuntu mukuru, ariko washingira bikaba ibindi byiza. Damu w'abana batanu aheruka mu Rwanda gushingira umukobwa wiwe, araza. Hakaba hari umugabo w'i Burundi uriyo, ariko asize Burundi mu nkambi, umugore n'abana babiri. Wa mupasiteri wasize usenya ikanisa, wasize usenya n'umuryango, aramubwira ati yewe umugore wawe ntacizere cy'uko azagusanga, shaka undi umwihorere. Inde? Si umupasiteri mumbabarire, ni umurevera, yari afite ikanisa yowe. Iko nyine mwabyumvishe ncumva kundira. Aramubwira ati hari umugore tuba tubyumva kimwe runaka, wa wundi uvuye gushingira ejo bundi, asaba ko bagomba gufunga indoa, wakora akamwihorera, kuko ntahaye abona ngo mwishurirwa ryiwe afite, ntahaye abona ko uriya azomusanga. Wowe mureke kubera ko ari kure, uze ufunga indoa n'uyu mwegeranye. Umugore w'abana batanu ufite n'umukwe wa gatandatu. Icyo gitangaza cyangwa se iyo harusi izoba ni posho iri rino ribura iminsi 5 ngo ribe, nibwo ubwo bukwe buzoba. Simbwanza kandi nta bubasha mfite bwo kubuhagarika, ariko ico nagaye gitumye ngomba no kuvuga iyi nkuru cyangwa gukora iyi nkuru. Hari ibintu biza abantu bakarebera bakavuga ngo wenda ngo nuko ngo hari bla 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 bla, ariko tuvugishije ukuri, mushumba mukozi w'Imana, wowe wita umukozi w'Imana, tuvugishije ukuri, uratinya gukatura mu kanwa kawe ngo mwiyere kwa mpaya mbona umugore n'abana bati bafite kugusanga vuba. Washatse umwegeranye, mwumva inama y'ababyeyi dufite mu mwuka, mwumva iyo nama. Tanashatse basi n'uwoga bari mu kigero kimwe, karashaka umugore uhaye ushingira. Ubwo bukwe buri ni posho Canada, murabuze ubwo bukwe buzaba ni posho. Ibyo ngibyo bimare kuba, abashumba batubyaye mu mwuka tibabirwanyisha. Uzamushingira arahari, uzamusezeranya nyine arahari. Ubwo bukwe ngo buzoba, basengera impeta, babahesha umugisha. Uza tuganire, tubwizanye ukuri. Urwo rugo rufite ikihe cyerekezo? Urwo rugo rurimo iyihe Mana? Kwanga wasize muri Afurika ngo bakubwiye ngo kurabona nta guhura bitari vuba, ugashaka umugore ufite umwana w'umukobwa, we umugabo urusha imyaka itarenze 5, ngo yakubwiye
uwo mugabo wakubwiye ibyo bintu cyangwa se uwo mu bishop wawe ukubwira ibyo bintu, banza wibuke neza uwo ari we. Subiza amaso inyuma umenye ngo uyu bishop iwe ahashizeho hameze gute. Ndakwibutsa ko yataye umugore mu Rwanda n'abana, asiga asenya ikanisa, araza agera Canada ashaka umukobwa uzaye 4 ku bagabo batandukanye. None ni uhaye uguhanurira gushake, ugashaka umugore ufite abakwe, utaye w'Imana yaguhaye, muri mu bibazo mwembi, muri mu bukene, ushitse iyo ngiyo uribagiwe. Hari ijambo riza rivuga ngo Mana nubona ngiye kwibagirwa uzanyibutse. Iryo jwi ntabwo ryagukomanze ku mutima. Mu ijambo rimwe ryanje turamagana uyu mupasiteri wasasenya urugo i Rwanda akagenda iriya hanze, akaba aha yagenda abesha abantu. Twarabahanurira timushake nibyo ushaka n'umugisha ataho byanze ni byiza, ariko se uri kuguheza ayo mahanuzi yatumwe n'Imana, ni umukozi w'Imana koko cyangwa ni umukozi wa Satani? Erega n'inzu Satani se, Satani umuzi ku maso se? Oya, Satani ntitumuzi, ariko azaca mu bantu, akamaca muri wa mugore wawe mwiza, agaca muri wa mwana wawe ukunda, agaca muri mama wawe ukunda cyangwa papa wawe, akagukoresha amakosa. Satani gani azaca mu bantu. Tabwa ariko yo sinza numva se ngo baramuboshe mu imfunguzo y'isura zizamukanye nyina ririye, ariko agira aba agent hano ku isi nibo babo. Yemwe ndabasaba ibitekerezo byiza. Iki kintu cambabaje, kirambabaza, kirankomeretsa. Tekereza nawe, umuntu byananiye, itorero ryarakunaniye, urugo rwarakunaniye, ariko mukora shishikariza abantu ngo bategeranye, ngo nta mpamvu yo kurindana, ngo mushakane, ngo bari hafi. Hanyuma babana asizino, wa mugore asizino, wena ntakeneye kongerwaho wa kabiri, kandi ndahamya ko numara kumushaka wino uzamumwibagirwa. We yageza kwaga n'ifaranga, akubwira ibibazo by'abana bagwaye, Nevare yabuze, ariko ngo muri kumwe gawe Reve turakwamagana. Abantu muri Canada ubwo bukwe bw'abashumba, ubwo bukwe ntimuzabusezeranye. Ubwo bukwe ntabwo ari Yesu wabuvuze, si bwa bundi bw'ikana. Iyo ni Satani yakonkobotse iyo ngiyo ishaka kwatsa umuriro. Umugore wawe uri muri Afurika, mwirekwa mfite tafite kugusanga vuba, mushaka abo mwegeranye. Umugore wasize umugabo muri Afurika n'umugabo wasize umugore muri Afurika, mwegeranye mushakane, baramubihorere. Tuvugishije ukuri, aho ngaho harimo inyigisho nziza cyangwa harimo inyigisho za Satani z'ubuyobe no gusenya. Naje gusanga abantu basenye nibo bantu bataza bifuriza ingo amahoro. Azavuga ngo mureke njewe ko nasenye simbayeho, ko nyina nataye abana muri Afurika na nyina situmeze neza. Zino ngo zacu ubwiza zifite, harabaza bibona bakumva amapepa aragutse. Indoba nkizi ngizi zikorwe, ariko ntizikorwe mu izina ry'Imana, tizishingirwa bavuga ngo Mwami Yesu, kuko ubukwe bw'ikana wabusezeranye n'ubu ngubu ngo n'ubusezeranye. Tuvugishije ukuri, tureke tuzatura gucibina ku ruhande. Ayo makwe nabe, izo ceremony zibe, ariko Bibiliya ntigaragaremo ijambo ry'Imana. Amagambo nkayo ntagaragaremo. Mukoresha indi mihango wenda yanyu nyine yanyu ya gipagani mufite, ariko mureke gukoresha imihango y'abakozi b'Imana, kubera ko twamaze kwinjirwamo. Hano ni intama, ariko hari inyuma ni ibirura.
abanyekanada mwajwemo uwo mugabo ni umuntu ngo ntazamara kabiri atavuyanga abantu iwe gusa agenda ateranya agenda akundura ibyubatse ni nka wa wundi nyine wagiye urimbura muri bibazo bavuga ico kintu cyambabaje pe cyambabaje nanjye kibasangiza ndabizi ko bamwe bitabareba wowe ntiwo biha imbaraga kubera ko utarashaka cyangwa utarashakwa wowe ntiwo byumva kubera ko bitarakubaho ariko muzamureka ibintu bya satani kubizana mu nzu y'Imana icyo ngicyo cyo ndakimaze dukeneye ibitekerezo banyu ko mubyumva gushakwa n'umugisha kandi gushaka ni byiza titubyanze ariko mwikoresha izina ry'Imana ngo mwiyerekwa afite umuntu nk'uwo kweri kurumva yo guhanura cyangwa kurumva yo kubwira ngo dukore iki muri uyu murongo wapi ndabakunda ari niyo makuru yaranzanye reka mbabwire ngo dukeneye comment zanyu nziza kubyumva cyo kintu yabashaka gikunze jewe nka pastor we neza nucamagana uwo muhango sinokomera gukorwa nababwira ngo nubundi wa mudamu nimba wamashe na wa mudamu va mu bana bawe genda kuko ni bakuru wa mugabo nimba wamashije genda mwishingire ariko ibintu byo kuvuga ngo ni posho iri posho rihariza rebura 5 jours bafite mariage izosezeranirwa imbere y'Imana mu itorero mwumve mucumve atari umugore muri Afrika agiye gusana n'umukecuru utakibyara ufite abakwe ufite umukwe amezi ashize avuye Rwanda gushingira none ga iyo ni imirimo Satani yaje mu isi namwe bamwe ntimwayimenya ko murayigenderamo reka tubabwire mu mwakoze kubana natwe amara umutima n'amafaranga ya Mikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye